sheri ubu mpamagara iki gihe ko ufite umugore siko ibyo ni ibiki bumbwira oya sheri urandatira uwo mugore wawe se ngenda umugabo oya ntabwo nazi iki gihe Fifi ntumbwire ko yanze kuza ntabwo yanze kuza ahubwo ntabwo ari kwitaba telefone ndatwite ese ikintu kigutunguye ni igiki nise kutabimbwiye niki utazi igihe cyose tumaranye ntabwo turyamana hari ibintu wari kwihererana Chérie. Chérie, ko wicaye? nta kibazo nuko nari kwibaza ukuntu wavuze ngo nari kuvugana n'abandi bagore kandi mbeshyera Chérie, mbabarira basi. Ntabwo ari ukwanga nuko nanjye mba mpangayitse. Chérie, subiza ko ngukunda. Basi mbabarira. Chérie, wambabariye basi niba nakubabaje. nta kibazo ariko Basi ngwino turyame. Ese koko icyo nicyo cyatumye urara utaryamye? nta kibazo byarangiye Ngamusinzira.
Papa. Hagumpa. Papa wagiye he muri iri joro? Sombaza, papa wagiye he muri iri joro? Mukinga w'umugabo yaturaburije ko gusinga amafaranga yo kwishyura yanyu turakora nyine mureke dushaka izo 50k zibura ako mwagiye mureka ubushuti bugeza murumva se ayo mafaranga turi buyakure amafaranga natunguranye kwa nuko kano kanya kwera nimba mwumva batari buboneke mureke dushaka ukuntu dutoroka cyangwa badufunge ahubwo gutoroka ibyo byaba byiza kurutaha n'utuze bagiye tunywe magana nageremo maze kuvugana na cya gisaza kigiye kuza ubu ndagihobagije kiraje koko kiraje
sheri nicyo nshaka ndakubaza urajya hehe ijoro nicyo nshaka kumenya ariko se ukazi ko bahamagaye bambwira ko habaye ikibazo gikomeye warise nkajya kureba ikibazo ese ako kazi none usigaye ujyaho nijoro utasezeye ni kazi nyabaki ese papa shana ubona ndi igicucu bwira ibyo ushaka ubona ndi umwana wo kubeshywa ibintu byose wiboneye wowe ako kazi ni akahe ugiye papa arakubeshya ntabwo agiye mu kazi ubwo hari umuntu bagiye kujya kuvuga izina rya esansi mubashye shana ninde papa wagiye kureba Natasha ni papa wawe agiye guhura nawe njye namwiyumviye ari kwivugira byose muri tuwarete izina rya Yesu mama mvuga iki nawe utangiye kugira ikinyabupfura gikeya utangiye kujya unyubaha kugira ngo ugire ikinyabupfura kidafite aho gishingiye wigeze wumva mvuga iki papa niba udashaka ko byose mbivuga sura ngo mujye kuryama okay ntimumbujije kugenda ntimumbujije kugenda ngaho tujye kuryama ako nta kintu mu nkinzemo hagati nta kintu mu nkinze genda ndaje shani mwana wanjye mbabariye umubwire papa we ninde bari bagiye guhura bose bagiye guhurira he mu by'ukuri nta hantu papa agiye nta n'ikintu numvishe ahubwo nabivuze kuri ukuri abona ibintu yabikajije mutera ubwoba kugira ngo ndebe ko yajya kuryama kandi biciyemo shani ntabwo mbeshye Urusobe byabaye urusobe mu miryango bose barumiwe byabaye urusobe byatangiye byita gutwika birangira ari mu kigare ubwiza bw'abari bwaramutwaye nawe aragenda arakwama mu gitondo afata ingamba nimugoroba akabona icyana